n'ukuntu njye nihaye kujya nigamo kugira ngo bimfashe gutsinda neza, nshimisha ababyeyi banjye bageze ku ntego, ngere ku ntego nihaye bashimishe. Turi muri Mahadi Al Hidaya, igicumbi cy'ubumenyi, akaba n'umusingi w'umuco ndetse akaba n'umubyeyi urera abashekhe n'abashekati bahazaza. Ni iki nkora nyuma yo kwiga n'uburyo managingamo n'amasomo, nkaba nabagira inama yo gupanga timetable, ko iyo udapanze timetable y'umunsi akenshi usanga bikugora. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nkuko bisanzwe rero tukaba turi mu kiganiro cyitwa Wednesday School Chat, aho tuganira n'abanyeshuri ibijyanye n'ishuri n'ubuzima bw'ishuri n'icyabafasha mu gutunganya no mu kwiga amashuri yabo kandi bakabikorana umuco mwiza. Iki kigo rero turi muri Mahadi Al Hidaya, igicumbi cy'ubumenyi, akaba n'umusingi w'umuco ndetse akaba n'umubyeyi urera abashekhe n'abashekati bahazaza. Kubw'ibyo rero nkuko mubona twaba turi kumwe na bamwe mu banyeshuri ba Mahadi Al Hidaya tuzi twese nka Institut Islamique. Hanyuma twaba tugiye kuganira kuri uno munsi wa none icyo umunyeshuri akunze gukora nyuma y'ishuri. Ese tukanibaza tuti ese ni gute umuntu ya balansinga cyangwa se yagereranya agakora izindi gahunda ariko bitishe amasomo. Hanyuma inda turahera iburyo nk'ibisanzwe, buri muntu atubwire n'ibyo akunda gukora nyuma y'ishuri, ndetse aranatubwira n'uburyo ashobora kubimanaginga kimwe n'ikici kindi, kubera ko hari abanyeshuri benshi bagera mu byo bakunze ugasanga ishuri baritaye rwose, akagaruka no kwiga rwose atari muri modu y'ishuri. Ariko aba banyeshuri ni gute bamanaginga ibyo bakunze ndetse n'ishuri n'ayo madevari baba bayakora bitavanye yuko bakora ibyo bakunze. Ubwo turahera ku buryo nk'uko bisanzwe rero intumwa y'Imana yakunda gukoresha cyangwa se yakunda guhera ikintu ihereye iburyo. Ubwo rero ni n'isomo ryiza ku banyeshuri cyangwa se abantu bose muri rusange, by'umwihariko abayisilamu, gukora ikintu cyiza uhereye iburyo. Kereka wenda iyo uri kwisukura nabyo tuzagenda tubimenya. Reka duherere ku muvandimwe hano anatubwire n'icyo akunze gukora. Ubwo aratubwira icyo akunda, anatubwire n'icyo akunze gukora nyuma y'ishuri, anatubwire se ni gute abimanaginga ntibigire icyo byangiza ku masomo ye. Nitwa Bikorimana Abdul Shakur Duke, nkaba niga muri Shorba. Yewe nkunda gukina umupira w'amaguru. Ishuri ryanjye ritangira saa 11 zuzuye. Uvuga muva kwiga saa 11 zuzuye? Naam. Saa 11 zuzuye nibwo nangira kuba nagiye mu kibuga. Saa 11 n'igice nibwo mba nshoje gukina, najya muri etide yanjye ikarangira saa 1:40. Ni ukuvuga ngo saa 11 n'igice uri mu kibuga, hanyuma noneho mukamara iminota 30, ubwo ni na 50 ukitegura saa 12 etide bitangiye. Naam. Abo ni kubiga interna? Yego. Jewe ku ruhande rwanjye nuko etide yanjye nyikora, kandi niyo bigenze neza alhamdulillah nzana amanota ashimishije. Inshallah. Urumva rero ko wenda ukunda gukina ariko ntabwo ujya mu kibuga ngo ukine amasaha 5 cyangwa 2 wibagirwe na etide. Naam. Ubu gahunda yawe wihaye gahunda yuko iyo umaze kwiga uba ugomba gukina agapira byibuze iminota 30. Arakoze rero muvandimwe Abdul Shakur. Ubwo reka twumve n'undi wenda nimba bahuje cyangwa se hari ibindi ahita yigiramo nawe, nimba hari indi mikino cyangwa se ibindi bintu inshallah. Izina yanjye nakaba nitwa Ndacyayisenga Omar, akaba niga kuri Institut muri Shorba. Njyewe rero mbere yuko njya gutangira ishuri mba nashyizeho timetable, yakavuga ati amasomo narangiriza isaha ndakora iki. Hari igihe rero mba narapanze timetable yuko amasomo narangira saa 11 za nimugoroba,
ndi guhita njya muri madarasa gusoma Qur'ani. Ubwo amasomo iyo yarangiye niho mpita nerekeza njya gusoma Qur'ani. Iyo Qur'ani birangiye kuba namara kuyisoma ngaruka mu rugo nagatangira na etide kugira nsubiremo amasomo mwarimu yaba yaduhaye cyangwa nimba ari na devoir hari nikore. Undi munsi nakaba napanze ko nyine kubera ko ngiye nkunda gukina agapira nanjye nkuko mugenzi wanjye bivuze, noneho nakaba napanze timetable yanjye mvuga ati nimba uyu munsi amasomo ararangiye saa 11 tukaba uyu munsi ku musigiti tutari bwige Qur'ani, ndi buce hano ku kibuga nasabye ababyeyi agahushya nakajya gukina umupira, akaba ari n'amasaha nyine naryenye ku buryo natazaza ndenze saa 12 nataragira mu rugo kugira n'iswari tanshika. Noneho uwo mupira namara gukina numva nisanzuye nyine nakabona kwerekeza mu rugo nagakora iyo tide cyangwa iyo devoir. Ubwo nawe iyo amashuri arangiye ikintu ukunda gukora wenda cyo kwishimisha no gukina agapira nka mugenzi wawe? Ukaba ufite na timetable wenda ufite naho wiga, nago yiga internet guta? Na arakoze rero Omar, yumvishe ko nawe aba afite timetable. Nawe ikintu akunze gukora nyuma y'ishuri yo nta yandi masomo afite nka Qur'ani ajya kwiga. Wiga he Qur'ani? Masjidi Sakina mu Rwamara. Ubwo rero iyo nta kintu ari buze gukora akina agapira, ariko nawe akamakinga sure yuko za saa 12 aba yageze mu rugo atangiye tide. Urumva ko agakina iminota 30 indi akaba ariyo kwitegura koga n'ibindi byinshi, hanyuma akajya gukina. Reka twumve na mugenzi we icyo atubwira uko gahunda ibimeze. Mazina yanjye nkaba nitwa Nziza Yasini Saidi, nkaba niga kuri Mahadi Al-Hidayat Al-Islamiyya, nkaba niga mu ishuri rya Shu'ba. Nongeye amasomo arangiye nanjye mba muri internet nk'uko wa mbere yabivuze, nagenda nkakina agapira iminota 30. Namara gukina agapira nkatangira etide. Etide yanjye itangira saa 11:30. Ukimara gukina umupira tujya muri etide? Yego. Noneho saa 12 zuzuye nkitegura isala, akaraba atawaza nkasari. Yenda iyo mahari bivuyemo maze gusari none nsubira muri etide. Nimba hari devoir baduhaye nibwo nyikora, nimba hari amasomo ntasobanukiwe bagenda nkayabaza bagenzi banjye bandusha ubumenyi biga mu mashuri makuru. Etide yanjye ikarangira saa 1:40. Ko niko etide yanjye igenda. Ni nako gahunda yawe igenda nyuma y'ishuri? Ni nako ubigenza kugira ngo utavanga cyangwa se bimwe bitaba byinshi, gukina bitaba byinshi ndetse n'amashuri ngo yibagirwe? Arakoze rero. Hano twaba dufite n'abashiki babo nabo baratubwira, twumvisha kenshi abahungu bibanda ku gapira. Nk'uko mubizi abahungu bakunda agapira, bakunda gukina umupira mu bijyanye nyuma y'isomo. Gahunda yabo yo kwishima hobby aba ari umupira, gukina agapira, ariko twumvishe ko gahunda yabo uburyo babigennye iminota 30 baba barayigeneye kwishimisha no gukina. Ubwo nyuma yaho noneho izindi gahunda zigatangira. Reka tumve rero bashiki babo nimba nabo bakina umupira simbizi. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Amazina yanjye ni Agasaro Umukozi Zuleiha, nkaba niga kuri Mahadi Al-Hidayat Al-Islamiyya mu mwaka wa Shu'ba. Niki nkora nyuma yo kwiga n'uburyo managingamo n'amasomo. So rero ikintu nkora nyuma yo kwiga amasomo yanjye ya saa 11:30. Ubundi mu buzima bwanjye sinkunda gukina. Rero ikintu nkunda ni akenshi nkunze kuba ndi kumwe na best friend wanjye turi kuganira, ko akenshi binamfasha no kuruhuka mu mutwe.
iminota 30 yarangira ko etide yacu itangira saa 11 n'igice njya gusoma Qur'an. Qur'an nkayisoma and then saa 12 zuzuye zarangira nkapozinga nkajya kwitegura iswara. Nyuma yo gusari noneho nkajya kwiga amasomo asanzwe. Ubwo niba uyu munsi napanze kuri timetable yanjye nkavuga ati uyu munsi ndiga urugero nka fiqh. Ubwo nyine niyo niga bakanashaka nunsobanurira kugira numva bya bindi nigeze numva bayigisha muri class. Ubwo rero byarangira etide yacu irangira saa 11 na saa 1:40. Ubwo rero abadukurikiye n'abana badukurikiye nkaba nabagira inama yo gupanga timetable. Ko iyo udapanze timetable y'umunsi akenshi usanga bikugora. So rero iyo nama niyo nabagira. Akoze rero Kulthum anagire n'inama abantu ko bakora timetable, kuko koko iyo udafite gahunda uko igenda ikurikirana niho handi utazi iyo uri buke, ibije ukajyana nabyo. Maze gukina wenda arugiye kwiga umuntu araje muhise mugenda merekeza ahangaha cyangwa tujye kwiganira ibindi, ariko mwumvisha uko guhera kuwa mbere kugeza kuri mushiki wawe yuko gahunda baba bayipanze. Reka twumve rero undi nawe uko apanga. Twumvisha ko Zulaikha Kulthum adakunda no gukina. None se ubwo ntabwo ujya ukina cyangwa ukina rimwe na rimwe? Ya rimwe na rimwe nyuzamo nkakina. Ukina iki umupira? Ya hari indi mikino y'abakobwa ariko n'agapira akenshi muri weekend cyane cyane ku cyumweru tunyuzaho nk'abakobwa. Nk'abakobwa mugakina agapira. Katwumve rero mugenzi we nawe uko gahunda ye igenda ku buryo ayipanga, agapanga n'uburyo bwo kwiga. Amazina yanjye banyita Umutesi Naja Fadwa. Niga ku kigo cya Mahad al-Hidayat Islami. Niga mu mwaka wa Shuba. Amasomo yacu arangira saa 11 zuzuye. Nyuma ya saa 11 zuzuye mfitemo iminota 30 nihaye mvuga ngo mba kwanza nkaruhura mu mutwe nkanakora ibindi nyuma. Ngo turuhura mu mutwe rero? Ukuntu nduhura mu mutwe ndagenda nasanga aho inshuti zanjye ziri bari gukina, kenshi dukunda kwikinira amabigi tugakina. Iminota 30 yarangira nkagenda kuko njye mba muri interina, mfite umuntu w'umushuti yanjye w'umukobwa mukuru unyigisha Qur'an, nkagenda nkasoma. Saa 12 zagera nkajya gusari. Nyuma yo gusari nkagaruka niga ayandi masomo twiga ku ruhande. Namara kuyiga niga nkasubiramo neza ku buryo bijya mu mutwe neza. Nasoza nkajya gusarira ishayi. Baada ya ishayi nkongera ngakomeza etide yanjye niha kwizi ku byo nize kare kugira ngo ndebe nimba ndetse naba nabifashe neza. Niko kuntu njye nihaye kujya nigamo kugira ngo bimfashe gutsinda neza, nshimisha ababyeyi banjye bageze ku ntego, ngere ku ntego nihaye bashimisha. Urakoze rero. Naja nawe atubwiye uko gahunda zimeze, atubwiye ko buri gihe cyose ni ngombwa yuko umunyeshuri aho yiga aho ava akagera akenera ibintu byo kuruhura cyangwa se umwanya wo kuruhura. Mwumvishe ko rero iminota 30 bafashe yo kuruhura ibihagije ku buryo bahita bajya mu zindi gahunda. Twumve rero mugenzi we nanone twibwire, anatubwire wenda n'icyo akora, n'icyo akora nyuma y'isomo. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa ustadana wa mustafana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amazina yanjye nitwa Muhorakeye Sakina, nkaba niga ku kigo cyitwa Mahad al-Hidayat Islamic Institute. Njyewe nk'ibisanzwe nyine nabigize nk'itegeko kuba nakora nyine timetable yanjye y'umunsi wa. Iyo amasomo arangiye fata nk'iminota 10 wenda yo kuruhuka, kuko etide itangira n'igice indi 20 nkajya gushaka umuntu nsobanurira
n'igice zagera nyine nkabanza nkajya no gusoma Qur'ani, saa 12 zagera nkajya gusari. Nyuma yaho nyine umuntu nyine hari utuntu aba agomba nyine kwitekererezaho nyine akaba yadukemura. Nibyo ngibyo. Iyo minota 10 uvuze ya nyuma y'ishuri yo kuruhuka ukoramo iki? Icyo kuruhura nkuko abandi bakina amabigibigi, agapira, kina football wenda nk'abahungu, wowe ukoramo iki muri iyo minota 10? Njye nganira nyine n'inshuti zanjye ibintu bijyanye n'ubuzima busanzwe. N'ubuzima busanzwe. Murabyumva rero ko bano banyeshuri ni bamwe mu banyeshuri mashallah bagerageza b'abahanga bashobora gukora. Ese biga nk'abandi biba bimeze bite? Ariko nuko igihe hari bose muri gahunda baba bafite iminota 30 yo gukina, bakaba bafite na timetable itari buze kuvanga cyangwa se itari buze kuvanga ibyo bakina ngo babigumemo, ahubwo baba bafite n'indi mikoro yo gukora. Mwumvishe ko mu bo twavuganye bose cyangwa se mu byo batubwiye baba bafite gahunda, ndetse na gahunda yo gusara ntigiburamo. Burya umuyisilamu hava akagera, ni nacyo cyiza wenda cyo kuba umuyisilamu, haba ari gahunda ihoraho yo gusara iswala 5 ku munsi. Nano muri iyo gahunda yo gusara iswala 5 ku munsi ni gahunda Allah yadushyiriyeho, bitwigisha natwe gushyiraho gahunda yacu. Nko mwumvishe timetable yabimeze iminota 30, undi iminota 10, undi iminota 25, bose baba bafite uko biga, kandi nanone bitababujije kujya mu byo bishimira nko gukina umupira, kuganira n'inshuti zabo. Mwumvishe ko abakobwa kenshi bibanze mu kuganira n'inshuti zabo, ndetse ariko ntibijye kure ku buryo bakora iki batana cyangwa se baba bakwigira mu kuganira gusa, amasomo amadevoir bikabacika. Kubw'ibyo rero ni inama mwazumvishe zo gupanga timetable. No kuvuga abantu bose nkuko twabumvishe twumvaga bagendera kuri timetable iminota 30, iminota ingahe. Uko nguko rero niko bano banyeshuri mwumvishe bagenda bapanga. No kuvuga gahunda yose bahuriyeho nuko bafite timetable, gahunda yose bahuriyeho nuko bagena igihe cy'iswala, gahunda yose bahuriyeho nuko bagena igihe, nuko baba bafite igihe cyo kwiga n'igihe cyo gukina. Nakagaruka muri gahunda yacu Wednesday school chat. Ubw'ibyo rero turasaba buri wese wenda ushobora kureba iyi video yuko nawe yategura umwana we, cyangwa se nawe akitegura, kubera ko abazayikurikira harimo n'abanyeshuri bakurikirane gahunda zabo. Nibabuze gukina umupira, nibabuze kwishimisha, nibabuze kuganira n'inshuti zabo, ariko bagene na wa mwanya wo kwiga ndetse no gusobanuza ibyo batumvishe. Naho utaha rero, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.